Amagambo yo mu Ivanjiri Ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe, Herodi yari yatumye abantu bo gufata Yohani no kumubohera mu buroko, abitewe na Herodiya umugore wa murumuna we Filipo. Herodi yari yaracyuye, kuko Yohani yari yarabwiye Herode ati, ubujijwe gutunga umugore wa murumuna wawe. Herodiya na we yahoraga ahigira Yohani, agashaka no kumwicisha ariko ntabishobore, kubera ko Herodi yatinyaga Yohani, bigatuma amurengera abitewe n'uko yari azi ko ari umuntu w'intabera kandi w'intungane. Iyo yabaga yamwumvise yamubuzaga imitima cyane, nyamara yakundaga kumwumva. Nuko haza kuba umunsi mukuru, ubwo Herodi yari yahimbaje isabukuru y'ivuka rye, maze atumira abatware be n'abakuru b'ingabo ze hamwe n'abanyacyubahiro bo muri Galileya. Umukobwa wa Herodiya araza arabyina ashimisha Herodi n'abatumirwa be. Nuko umwami abwira umukobwa ati, saba icyo ushaka cyose ndakiguha. Aramurahira ati, icyo unsaba cyose ndakiguha, kabone n'iyo cyaba ari icya kabiri cy'igihugu cyanjye. Umukobwa arasohoka abaza nyina ati, nsaba iki? Undi aramusubiza ati, saba umutwe wa Yohani Batisita. Umukobwa agaruka bwangu asanga umwami amusaba avuga ati, ndashaka ko umpa nonaha umutwe wa Yohani Batisita ku mbehe. Umwami biramushavuza cyane, ariko kubera indahiro ye n'abo yari yatumiye yanga kwivuguruza. Ako kanya umwami yohereza umwe mu ngabo ze, amutegeka kuzana umutwe wa Yohani. Uwo mugabo aragenda amucira umutwe mu buroko. Nuko azana umutwe ku mbehe, maze awuha uwo mukobwa, umukobwa na we awuha nyina. Abigishwa ba Yohani babyumvise baraza bajyana umurambo we baramuhamba. Iyo ni Ivanjiri Ntagatifu.